bubi cyane pe, ariko atari ukuvuga ngo nabayeho mu buzima bubi mbibeshejweho n'ababyeyi, ahubwo nabayeho mu buzima bubi mbibeshejweho n'iki n'umubiri. Umubiri niwe wambabaje pe. Ishuri ry'ubuzima rirababaza, ishuri ry'umubiri rirababaza. Niba ari ikintu kibabaza ni ukubabazwa n'umubiri, ugapfa wumva, ukifuza urupfu ukarubura, ukareba hirya no hino ugashaka urupfu ariko ukabona ntarwo uri kubona. Mama navuga yuko dusezeranye kurarana uyu mwaka wa 2025 mbonye ubuzima kugeza muri uyu mwaka wa 2026, ariko ni intwari cyane. Byambura icyo mvuga ngeze kuri mama ndifata nkaceceka, kuko ibigeragezo nahuye nabyo, ari umubyeyi mubi aba yarantaye, ari umubyeyi mubi yaranjugunye, ariko yambaye hafi mu buryo bushoboka bwose. Mama ndamushimiye kandi ndamukunda, abyumve ko mukunda, kubera ko uyu yazaga kunsura n'urugero natanga, ariko niba aje kunsura mu rugo ntabwo nari nemerewe kumuherekeza, nawe arabizi, yatahaga wenyine nta mutima mubi, ariko mvuga ati muherekeje nagira ikibazo mu nzira, nabishaka nagira ishyaka ryo kumuherekeza, ariko kuko nta mbaraga z'umubiri mfite bikanga, nkigumira aho ngaho mu rugo akagenda. Ngaho Dina yigeze arwara ikibyimba cyo mu bwonko, wenda nuko atabivuze, baramubaga, bamubaze ajya muri koma. Agiye muri koma yongeye kugaruka ibintu byose yarabyibagiwe. Hari imfubyi zatawe zirakura, hari abana bari ku mihanda batawe, ariko Imana ikagira gute ikabarera bakabaho. Niyo mpamvu turi aha ngaha dushima Imana kubw'imirimo yakoze ku muvandimwe wacu nde Dina. Imana yaramurengeye, kuko nayipostinze iriya foto nandikiye message zigera nko kuri 200, bambwira ese uyu muntu niwe, iyi foto turi kubona niye, nkavuga none se ntago uri kubibona. Ikindi kintu navuga nishimiye Imana ni umwaka wa 2025 mu mpera, nibwo bwa mbere nari ndashe umwaka ndi mu rusengero. Kiriya kintu sinzakibagirwa. Mama nawe aranezererwa, icyo gihe yarishimye, aravuga ati mwana wanjye genda ujye kuyisenga, ugende uyishime. Narabyinye, narayihimbaje, umva naraye ijoro ryose nkanuye ndimo ndabyinira Imana. Did you wait too long? Tell him that you love him, but he's already gone, darling. Did you make two wrongs? Know that daddy never made a right before, darling. You were never made to be the judge, darling. He never changed his way for me to budge, darling. It's feeling like a cold dark wind and the sun still behind the trees, yeah. She asked me if I had another minute and I ain't had the heart to leave, yeah. It's feeling like a cold dark wind and the sun still behind the trees, yeah. She asked me if I had another minute and I ain't had the heart to leave. One day I'll be everything you ever wanted, Until then I'll be out here fighting like it's nothing.
Ervine wabaye ready ntangire. Mbere na mbere amazina nitwa Tuyishime Josiane cyangwa se mama Ervine, ndabwira abatanzi cyangwa mama Mugisha. Ndi mama w'abana benshi, n'aba turi kumwe n'abana banjye. Yego, ntabwo nkivuga ngo mfite abana bane kuko babaye benshi, ariko abana banjye b'umubiri nabyaye n'abana 3, abo mu mwuka bo ni benshi cyane, nta mubare bafite, haracyaza n'abandi. Rero ikintu cya mbere ndashima Imana yuko itwemere ko tugera ahangaha n'iby'igiciro gikomeye, kuko kuva mu gitondo kugeza amasaha hari abamaze kugera ahacecekerwa, hari n'abari muri morgue bamaze kuva mu mubiri, hari abakoze impanuka, ariko twebwe dushimye Imana ko yabanye natwe. Urugendo twakoze twavuye ahantu hatandukanye mu bice bitandukanye, rero kuba tugeze ahangaha dushimye Imana yuko Imana yatwemere kugera ahangahanganye, kandi n'ibi turimo ni byiza, niyo mpamvu Imana iba yadusigaje. Rero mbere y'ibindi byose kugira ngo tugire ikindi tuvuga, kadutangiza isengesho dusenge dushime Imana. Ndabizi neza yuko nta muntu utagira gute utemera Imana. Rero mwahaguruka mu byubahiro byanyu tugatangira dusenga dushima Imana yaturinze ikaba itugejeje ahangaha muri uyu muryango turi amahoro n'iby'igiciro gikomeye. Katwubaha Imana dusenge. Mana mu izina rya Yesu Kristo, urera kandi urakiranuka, uri Imana yacu, uri umutunzi w'imbabazi, urera kandi urakiranuka. Tugushimiye ineza yawe, tugushimiye kutwitaho, tugushimiye kutubera amaso, tuguhaye icyubahiro. Waturinze kuva mu gitondo kugeza amasaha, ndetse waraturinze kuva tukiri insoro mu nda za ba mama kugeza tunganye gutya. Hari abo tungana bagiye, hari abaturuta bagiye, hari n'impinja zagiye, hari abakomeye n'aboroheje bamaze gutaha, ariko twe turacyahumeka umwuka w'abazima. Habwa icubahiro. Impamvu wadusigaje ni ukugira ngo dutunganye ibidatunganye, ni ukugira ngo dukore imirimo myiza. Tugushimiye rero ko waturinze aho twanyuze, hari abaje n'imodoka, hari abaje n'amamoto. Mana Nyiringabo, turagushimiye nta mpanuka yabaye. Mwami, wateguye imitego y'umwa Satani, tugeze ahangaha amahoro. Habwa icubahiro. Ndagushimiye neza ko iyi famiye dusanze ari amahoro, natwe waturinze tugeze ahangaha amahoro. Habwa icubahiro. Rero ndabizi neza yuko abana b'Imana iyo bateranye na Satani aramanuka agashengerera, ariko data twese icyo duheje n'imbaraga mbi zose mu izina rya Yesu. Gukora kose kwa Satani turakunanije mu izina rya Yesu. Ibitero byose aho byaturuka turakumire mu izina rya Yesu. Turaritse Imana Data n'Umwana n'Umwuka Wera baze batangirane natwe, basozanye natwe. Umwanya wose turi buze kumara ahangaha utubere umugisha, kuko Mwami Imana turi abana bawe. Ngaho rero tuguhaye ikaze na karibu, ngwino utangirane natwe, usozanye natwe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amen. Turanezerewe. Sinzi niba ari njye unezerewe kurusha abandi. Ndanezerewe kuba ahangaha n'iby'igiciro gikomeye. Nagambiriye kuza ariko sinabona ntibyakunda, ariko buriya ngo twe nk'abana b'abantu turatungurwa, ariko Imana ntabwo igitungurwa. Imana yari bizi ko uyu munsi n'iyi saha n'uyu munota n'iyi tariki aribwo nzaba ndi muri iyi famiye y'umwana wanjye Dina. N'umwana dukunda, umwana witonda, ni umugisha kuri twebwe. Kubamumenye ni umugisha, n'abazamumenya kandi azababera umugisha. Rero ikintu kiduteranyirije ahangaha nta kindi ni urukundo, tuvuga gukomera kw'Imana, tuvuga imirimo itangaje Imana ikora. Niyo mpamvu ngewe iyo nibutse urukundo Imana inkunda numva ntacyo narugereranya, kubera yuko amaboko y'abana b'abantu ajya turekura, ariko ay'Imana akadusama. Iyo aba umuntu ashobora kubeshwaho n'imiryango, hari ababa batakiriho. Iyo aba umuntu ashobora kubeshwaho n'abo bafitanye isano gusa, ntari abantu batagira gute batakabaye bariho. Ariko kuko Imana ijya ituremera imiryango, ikaturemera inshuti, ikaturemera abavandimwe, ntago tujya n'Imana itagigira gute, ntago ijya ibura uko ibigenza.
rero kuba turi ahangaha ni ukubera urukundo rw'Imana, ni ukubera Imana yadukunze iduha kumenyana. Duteraniye ahangaha atari uko turi kuvuga ibintu bidafite umumaro, kuko hari abaterana barimo bagambana, hari abaterana barimo bashaka kujya kugirira nabi abandi, ariko twe duteranyijwe n'urukundo. Imana yacu nishimwe. Rero sinzi niba buri muntu wese namuvuga cyangwa akivuga, kugira ngo twese tugende tuziranye, kuko nanjye uri ahangaha harimo abo ntazi, harimo abo ntazi kandi ngomba kugira ngo menye, ejo tutazahura mu nzira nkavuga runaka uriya muntu ndamuzi, kubera yuko twicaranye umwanya sinamumenya. Uko turi hano ndapresenta bonzi, hanyuma abo ntazi baraza kutwibwira. Aba bana turi kumwe ni umuryango witwa Elvine Foundation Group, ni umuryango ukora imirimo y'urukundo. Si uko dufite ibya mirenge, ahubwo twasobanukiwe neza yuko muri bike dufite tugomba gukora imirimo myiza, twazava muri ubu buzima tugasiga inkuru nziza imusozi. Aba bana mbita abana kuko ndabaruta, niyo mpamvu ntihagire wenda uza kubitekereza ukundi, ntago mbubahutse, ndabakunda. Aba ni abana banjye, dukora imirimo y'urukundo, gusura abarwayi kwa muganga, gusura abatishoboye, imirimo y'urukundo. Aho Imana itwerekeje niho tujya. Impamvu rero hazamo izina Elvine, n'umwana mutoya niwe Imana yacishijemo iryo yerekwa kugira ngo tujye dukora iyi mirimo. Niyo mpamvu iyo groupe twayitiriye amazina yiwe. Rero aba bose uhereye hano ukagera hano, dukorana uwo murimo wo gukora ibikorwa by'urukundo. Ni naho twamenyeye umwana wacu Dina, nawe rero ni nawe uduteranyirije ahangaha kubw'imirimo Imana yakoze ku buzima bwe. Araza kubyivugira, kuko wenda hari abatazi amateka yiwe, hari yapostinze, hari aka posters yashyize muri groupe, bamwe bahita bagakomantinga kubera ko ngo yashize avuga ngo ndakora isabukuru ngo y'imyaka 2 mvuye mu rupfu. Urumva umuntu utazi icyo kintu ashobora kwibaza se umuntu ava mu rupfu gute agakora isabukuru. Niyo mpamvu rero bijya bitera abantu urujijo. Imirimo Imana ikora itera abantu urujijo. Imirimo Imana ikora, iyo ubwenge bw'abana b'abantu bwagize gute, bwananiwe, niho ubw'Imana butangirira. Imana ntabwo igikora ibyo dushoboye, kuko ibyo dushoboye ntago yabikora. Ibasha gukora ibyo tudashoboye kugira ngo yitwe Imana, niho hagaragarira ubumana bwayo. Kuko uburyo ushobora kubwira umuntu ngo yagiye muri koma avamo, abantu benshi bazi ko umuntu iyo yageze muri koma naho yamaramo iminsi 2 avamo atagifite ubwenge, ariko kuko yitwa Imana ibasha gukora ibirusta ubwenge bwacu. Imana yacu nishimwe, ibasha gukora ibirenze ubwenge bwacu. Uko turi ahangaha twese nta wabura kuvuga imirimo y'Imana yakoze ku buzima bwe. Buri muntu wese afite aho yahuriye n'Imana, arangije aravuga ndi iyi ni Imana. Hari indirimbo njya nkunda, hari agakorasi njya nkunda kuririmba ngo aho data na mama batabaye, Imana yarahabaye iraturengera. Hari abantu bangwa n'ababyeyi babyawe bakabajugunya, ariko abo bana Imana igira gute, irabarera bagakura. Ngo ni Imana yita ku badafite shinge na rugero, ni Imana ikora ibirenze ubwenge bwacu. Hari imfubyi zatawe zirakura, hari abana bari ku mihanda batawe, ariko Imana ikagira gute, ikabarera bakabaho. Niyo mpamvu turi ahangaha dushima Imana kubw'imirimo yakoze ku muvandimwe wacu nde Dina. Imana yaramurengeye, kuko nayipostinze iriya foto, nandikiye message zigera nko kuri 200, bambwira ese uyu muntu niwe, iyi foto turi kubona niye. Nkavuga none se ntago uri kubibona, kubera yuko barareba isura yari afite mbere bakareba niyo afite, n'abantu babiri batandukanye. Naho rero tubonera ubumana bw'Imana yacu. Imana yacu irakomeye, nta wayiringiye ngo agire gute akorwe n'isoni. Imana yacu nishimwe. Duhereye ahangaha rero, umukobwa wanjye yitwa Uwimana Jovia, Imana imuha umugisha, ndamukunda, agira courage mu murimo. Nukuri usibye iyi groupe yose, ariko ubundi mwaritoranyije mwabanje kubijyaho inama, byagenze gute? Hari abantu mba nzi ko ngomba guhamagara niba wenda ntanabonetse, nshobora kubabwira ati uyu murimo barawukora, nkaba nzi ko bari bukore neza. Rero nabo barabimenye bishyira hamwe. Imana igibaha umugisha. Umukobwa ukurikiyeho yitwa
kamwibagirwe yahita nkubita. Yitwa Tuyisenge, ni umukobwa wanjye nawe ugira kuraje, Imana imuha umugisha. Dina we mwese muramuzi, kamusimbuke kuko mu kanya ndamwakira abashe kugira icyo atugezaho. Imana imuha umugisha mwinshi. Hakurikiyeho Zawadi, nawe rwose ni umukurajeri, ngira ngo niwe korodinateri w'igikorwa kiri aha ngaha. Imana imuha umugisha mwinshi. Hakurikiyeho umubyeyi bamwita Pamela, nawe Imana imuha umugisha. Mfite bucura hano kavuyo wanjye. Uyu nguyu we narakaye akoresha igishoboka cyose ngo nishime. Kanze mwibagirwe. Yankubita, yitwa Ikirezi Stella, Imana imuha umugisha mwinshi cyane. Umukobwa wambaye neza wagira ngo ngiye kugushyingira ariko mu minsi mike. Njya mbivuga mukagira ngo ndimo ndatebya. Muribuka tuva Mageragere, si mwabibonye? Dana ntafite ubukwe, ndagushyingira nawe vuba cyane. Uburyo wambaye rwose uberewe no kuba ugiye mu murenge tukugaragiye. Imana imuha umugisha. Yitwa Nishimwe Nadine, nawe ni umukobwa mwiza cyane, dukorana umurimo w'Imana mu gusura abarwayi. Ntibeshya, Emmanuel ni kameramani wacu, aho tugiye tuba turi kumwe. Mbese kandi mujye mumuhereza abakobwa beza, mujye mumuha ibiraka. Uzakora ubukwe nkabona Emi ntago ari kubukameramo, ubwo nanjye sinzabuzamo. Ndabibabwiye. Oya, ni Maria. Emi sinzongeye kubona impeta bayikuyemo. Akoze ubukwe vuba, nta nubwo baribaruka. Ndumva ni mu mezi, n'amezi atambutse. Imana imuha umugisha rero. Ni umupapa, nubwo ataraba umupapa ariko ni imfura. Hari igihe mukorana n'abantu ugasanga barakunanije, ugasanga nta gahunda bafite, cyangwa ukabona nta kinyabupfura bafite, ariko ni ukuri igihe tumaranye ni imfura. Imana nawe imuha umugisha. Ngeze ku mukobwa wanjye Aime, kandi ubwo muzi ngo amazina yanyu sinyazi. Imana imuha umugisha, nawe ni inshuti, ni umuvandimwe witabira umurimo w'Imana. Imana imuha umugisha cyane. Ngeze kuri Christine. Imana imuha umugisha mwinshi cyane. Nawe ni ukuri akunda gukora umurimo w'Imana. Iyi timu yose mubona aho tugiye, nta numwe umva sindabona umuntu wasibye iyo twagiye gukora igikorwa. Kandi kwitabira bisaba amafaranga, bigasaba n'umwanya. Kuba twaje aha ngaha twigomye byinshi cyane. Buriya kugira ngo uhagurutse umuntu aviwe mu rugo umuhamagare aze akurebe, ntugire ngo ni ikintu cyoroshye. Ni ikintu kiba gikomeye, ni ikintu iyo ufite ubumuntu ugiha agaciro, kuko erega udafite n'icyo ukora wagira gute, waryama. Ariko Imana ijya igira gute, iturengera. Iyo telefone mwiza ashaka nawe gushyingirwa vuba, umushyushya rugamba. Mwamubonye? Mana we, kanze ndibuke ndikurure kandi twandikirana kuri WhatsApp cyane. Oya mwinyibutsa ndarikurura. Fridaus. Ego umukobwa wanjye Fridaus agira morali, sindabona arakaye, sindabona ababaye, akunda guseka ahantu hose, aba afite morali. Rero uyu muryango turi kumwe ntago tungana gutya gusa, turi benshi. Hari abatabashije kuboneka kubw'impamvu, ariko abangaba ngira ngo bari mu bantu batoranyijwe. Rero uku nguku Dina yabagiriye icyizere akabatoranya, icyo cyizere yabahaye muzakomeze kukirinda, kuko kubaka icyizere biravuna, ariko kugitakaza ni akantu gato cyane. Rero kuba turi umuryango w'abantu 130, Dina agakuramo abantu mungana gutya, hari icyo yababonyemo. Rero icyo yababonyemo muzakirinde,
icyo yababonyemo muzakomeze mu gisigasire, ubumwe mufite n'urukundo mukomeze mu byubake, kandi Imana izagira gute, izatugeza kure. Uyu murimo dukora ntabwo ari umurimo woroshye, urimo intambara, urimo ibigeragezo, ariko nitutagwa isari tuzasarura. Bibiliya ijambo ry'Imana avuga ngo naho twavuga indimi nk'iz'abamarayika, tukabwira imisozi ngo yimuke ikimuka, ariko tudafite urukundo ntacyo byaba bigize gute, ntacyo byaba bimaze. Rero password ya mbere ni urukundo. Mwitangira havuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana w'ikinege. Imana yaradukunze, imaze kudukunda yongeraho umwana wayo. Bivuge ngo urukundo hari n'ikiguzi ugomba gutanga. Ntago gukunda umuntu ari kuvuga ngo ngiye Firidausi ko mukunda, oya. Kugira ngo nereke Firidausi ko mukunda, hari ibikorwa ngomba gukora bimwereka ko mukunda. Rero Imana ibaha umugisha. Ndumva abantu bose twazanye nabavuze, ubwo ndaza kwakira Dina, hanyuma atubwire mu nshamake icyatumye adutumira, hanyuma atubwire n'abandi twebwe tutazi, turakomeza n'izindi gahunda. Murakoze, Imana ibaha umugisha. Ndishimye cyane, murantunguye, ntago nari mbyiteze, ariko Imana yari ibizi. Nk'uko umubyeyi wacu abivuze, wenda ntago aba mu muryango w'abavandimwe, ariko Elvine Foundation yo tubanamo. Iyi groupe y'abavandimwe navuga ko negiremo umugisha, mwanyeretse urukundo, mwanyeretse ko munkunda, mbese mwabajwe n'ubuzima nabayemo, ariko mukagerageza kunyegereza kugira ngo mve muri ako gahinda. Ndibuka ko Zawadi yaranganirije, ambaza igihe nabohokeye, ndamubwira, ariko muciduka mwese mwabimenya. Nkumva nyine umwe ari kunsanga inbox, tihangane, komera, turi kumwe, turagukunda, byose nyine. Ariko ndabashimiye cyane cyane ku gikorwa cyiza mwakoze. Ndabibashimiye pe. Niba cyafite urwo rukundo no kwikorera, ariko hari abantu batabikora. Hari abantu batabikora pe. Ntago ariko bose abantu babikora, ntago ariko twese duhuje imitima. Navuga ko aribwo bwa mbere ngeze muri societe y'abavandimwe, ariko ikanyereka urukundo rurenze. Nkunda kubwira mama ati nabaye kuva natangira kuba muri societe, ariko iyo abavandimwe yarantunguye. Njya kuri Nadine ati bimeze gutya na gutya, niba ufite ikibazo mbwira. Nkajya mbese ahantu hose, nta muntu utambwira, akajya kumpumuriza ati hoya ntago ugomba kuba wenyine, tugomba kuba turi kumwe, ibintu byose. None byagera hano kuri Zawadi we bikaba ibindi. Ibintu byose mbese sinzi ukuntu nabivuga. Ibyishimo byo byandenze, ibintu munkoreye, ninjira mu nshukashuka, ntazi ibyo ndimo, ariko ntago ari umutima mubi, ni umutima w'uruko. Umugambanyi ni mama na Zawadi, mwese no mubyeyi wacu hano, mwese muri kimwe, muri abagambanyi. Ariko ntago muri abagambanyi ku kintu kibi, muri abagambanyi ku bintu byiza. Mu by'ukuri rero, nk'uko umubyeyi wacu yarabivuze, iyi tariki nyine Elvine nuza Zawadi turi kwa Mimi, ndakeka twari turi kwa Mimi, nibwo twari turimo turaganira ku bintu by'ubuhamya bwanjye. Ariko baza kumenya yuko, mwaje kumenya yuko kuri 30 aribwo imyaka 2 iba yuzuye. Ndibuka ko Zawadi yahise avuga ati tugomba guserebura uwo munsi, tugomba kuwishimana. Ndavuga ati ibyo ni ukuwishimana, y'abantu babiri tugomba kwishima tukabyina. Ariko ntago nari nzi ko Zawadi cyangwa mwebwe mwagize ute, mwashyizemo courage. Ntago nari nzi ko ibyo bintu byabagumye mu mutima, numvaga twabitaye kwa Mimi. Ariko ntangazwa nuko ibyo bintu mwakomeje kugira ute, kubishyira mu mutima. Ati wa munsi yatari kigiye kugera. Aribwo mwahisemo navuga ati reka dupropose tuzaze kuri 27, kuko twese dushaka kuboneka, ariko 30 bikanga. Ndavuga ati nta kibazo, ubwo mubishaka muzaze twishime tubyinira Imana. Ndabashimiye rero, ntacyo nabona navuga, kuko mu Melvine wata muri groupe yacu, naramubwiye ati groupe y'abavandimwe iri gupanga igikorwa cyiza, ariko nk'umubyeyi wacu wa muri Elvine Foundation ndakubwiye ntago wabura, kuko turi abana bawe. Ibyo nenda bishimira Imana ko kubwo Imana yamaye inshuti nziza z'umumaro. Ikindi ndashima umubyeyi wanjye mama.
hano tuvuka turi 5 ariko mu rugo ni ngiye muto. Mama ndamushimira cyane, ni intwari cyane, byambura icyo mvuga ngeze kuri mama ndifata nkaceceka, kuko ibigeragezo nahuye nabyo ari umubyeyi mubi aba yarantaye, ari umubyeyi mubi yaranjugunye, ariko yambaye hafi mu buryo bushoboka bwose. Mama ndamushimiye kandi ndamukunda, abyumve ko mukunda. Undi muntu nshimira cyane mu bantu batamumenye, uriya muvandimwe wicanye na mama, yitwa Umuhoze Jeanne. Twarabanye, twakuranye turi batoya, story yanjye y'ubuzima yose arayizi. Twari duturanye ariko bigira aho ngaho bwa bushuti buhinduka ubuvandimwe. Twarakuranye pe, narira niwe wamojeje, n'abandi mu bibazo niwe mbese telefone tindashaka kumenya amakuru yawe. Jeanne ndagushimira pe, uri inshuti, uri umuvandimwe, njya mbura ikintu mvuga rwose, nzahora nkwirata, nzahora mvuga ati Imana yampaye inshuti. Wenda mama Melvine ntagakuzi, ariko inshuti yanjye yambaye hafi, yandwaniye ishyaka. Jeanne ndamushimira, anahaguruke bamurebe. Uyu rero ni umukobwa mwiza pe, ufite inshuti, afite urukundo rurenze ukwemera, ntago yigeze acika intege. Utinya ko uyu nguyu twamenyanye nkiri umwana, narwaye tuziranye, turakurana, umva nyiri akabebe, duturanye, ariko n'ubu ngubu turacyari kumwe. Abakobwa rero igihe bashwana bakagira amatiku, ariko nta tiku nigeze ngirana na Jeanne. Urumva ni umuvandimwe, abaye umuvandimwe. Icyo namubwira cyose mwisanzuraho pe, ntacyo nshaka kumuhisha. Ariko ikintu mushimiye cyane ni uko yankomeje. Hari ijambo rimwe yakundaga kumbwira, nakundaga kwibaza atari ku bundi je nzagera aho ngaho ngire sosiyete, abati uzayigira ngari cyane ndetse cyane. Ariko nkabona ibyo bintu ni ukumumuriza, ni ibintu biri aho ngaho, nkumva ntago bizabaho. Ariko inzozi zawe zabaye impamo, ibyo wambwiraga ndabibona. Nubwo najyaga nguseka ariko ndabibona, ntago wari uri mu bahanuzi, ntago wavangiwe. Uriya bamwita Joseline, yahaguruka. Uyu ni umuvandimwe wacu nawe. Uyu Doroni, uyu ni umwana wa mukuru wanjye, dukurikirana. Joseline rero nawe ni umuvandimwe, ni umufamiliye wacu, ni umwana wacu mu muryango, abana na mama Doroni. Nawe ni umuvandimwe, ndamukunda cyane. Haguruka nawe. Uze na hano imbere, ntago wigeze unsuhuza. Uyu rero nawe twari duturanye mbere, twari duturanye. Shemusi amateka yanjye nawe arayazi cyane pe. Twari duturanye, njye ntago nyapfa gutakaza inshuti. Twarabanye turi batoya, nawe ubuzima bwanjye yarabuzi, ariko niba nawe ari umuntu wanejejwe no kubona nyize, ari mu bantu banejejwe no kubona nyize, kuko ndibuka chat yigeze kunyandikira, ndacyayibuka. Umbaza uti se nari impostinze ifoto, urambaza se usigaye ugenda? Ati ntago nabyemera, ngomba kubyemera nkubonye. Kubera ko uyu yazaga kunsura, n'urugero natanga, ariko niba aje kunsura mu rugo ntago nari nemerewe kumuherekeza, nawe arabizi. Yatahaga wenyine,
nta mutima mubi, ariko mvuga ati muherekeje nagira ikibazo mu nzira, nabishaka nagira ishyaka ryo kumuherekeza, ariko kuko nta mbaraga z'umubiri mfite bikanga, nkigumira aho ngaho mu rugo akagenda. Ariko ndagushimira cyane, nawe wabaye inshuti nziza, ntago yigeze antererana. Hari igihe urwara abantu bakagutererana. Rero ndumva ibyo navuga byo ni byinshi, ariko igikorwa kiduhurije hano nk'uko abavandimwe mwabihisemo tukabyishimira, ni icyo gushima Imana. Gushima Imana ibyo yankoreye, muri make ni ibyo ngibyo biduhurije hamwe. Gushima Imana, ubuhamya byose. Hari abantu batabuzi. Mu gutanga ubuhamya ndabutanga ndi kumwe na Jane. Impamvu mpisemo kubutanga turi kumwe ni uko azi story yanjye y'ubuzima. Azi story yanjye y'ubuzima, niyo mpamvu. Mureke yicare nta kibazo, reka tumureke yicare. Uyu rero ni umuvandimwe, ni inshuti. Ese nkuvuge gute? Sinzi uko nakuvuga. Mu by'ukuri nabayeho mu buzima bubi cyane pe, ariko atari ukuvuga ngo nabayeho mu buzima bubi mbibeshejweho n'ababyeyi, ahubwo nabayeho mu buzima bubi mbibeshejweho n'iki, n'umubiri. Umubiri niwe wambabaje pe. Ishuri ry'ubuzima rirababaza, ishuri ry'umubiri rirababaza. Niba ari ikintu kibabaza ni ukubabazwa n'umubiri, ugapfa wumva, ukifuza urupfu ukarubura, ukareba hirya no hino ugashaka urupfu, ariko ukabona ntarwo uri kubona. Nshimye Imana bikomeye cyane. Mu mateka yanjye ntago nari nzi ko nzicarana n'abantu benshi. Mu mateka yanjye ntago ibyo bintu nabigiraga. Impamvu mbwiye Jane rero ngaze ni uko we akenshi yazaga mu rugo, iyo nabaga nari mu bitaro yansuriraga mu nzu. Aho niho yansuriraga. Hari abantu batanga ubuhamya cyangwa bagatanga amashimwe bakavuga ati ibyo ni ukubeshya, ariko njyewe ibihamya birahari, abantu bambaye hafi barahari. Ibyo nabivuga kandi ndabihamya. Narwaye ndi muto, narwaye nkiri muri primary, ariko uburwayi bwakomeje kujya bigenda bwiyongera bugakura, ejo nkaremba, ejo nkakira, ejo nkaremba, ejo nkakira, bikomeza kuba muri muzunga. Ariko ngira aho numva ubuzima ndabwanze pe. Akenshi nakundaga kwandikira Jane nkamubwira ati rero umva birarangiye, ngiye rwose ndagusezeye, ndipfiriye, ngiye gupfa. Ariko ijambo yakundaga kumbwira, urapfa ujya hehe kuzabaho. Icyo cyo yakundaga kukimbwira buri munsi. Ati nta hantu ugomba kujya, ugomba kubaho. Ayo magambo nkumva, hari ahantu nageraga nkumva urupfu ruraje pe, nkahita mwandikira message ati niba ari aho naguhemukiye mbabarira basi, ariko ngiye kwipfira. Ayo magambo nakundaga guhora nyamubwira. Nayamubwira akabaje mu rugo yiruka cyangwa akaza kwa muganga yiruka. Agati byarimo si uko abuze akazi. Afite akazi ariko akahita yigomba imirimo ye yose akaza kundeba. Nshimye Imana rero ko no mu kigeragezo nahuye nacyo yamaye inshuti nziza nka Jane. Ntago yantereranye. Ndabishimira Imana. Bujya kuva mu butoya urwaragurika, ariko ukaba wumva yuko nk'urugero natanga, ngenda umukobwa wakundaga gukora ndi umwana. Kumwe abana bakunda gukora. Nkunda gukora pe, nkunda n'imirimo. Ariko iyo nageragezaga gukora nagiraga ikibazo. Ndibuka yuko tugituye i Kigali najyanaga n'urashimusa kuvoma. Tukajyana kuvoma, ariko mu kujyana kuvoma ngiye nkumva mfite ishyaka, ariko wakampangayikira. Ariko wabiretse ko utameze neza. Ati ngiye meze neza, tugomba kujya kuvoma rwose amazi tukayazana. Ariko nagera mu rugo nyine bikaba ngombwa ko ndemba, bikaba birarangiye.
ariko nyuma mu rugo bageze aho bamagarika ku mirimo. Mama aravuga ati icyambere ni ubuzima. Papa icyo gihe nawe yari akiriho, baramubwira ngo icyambere ni ubuzima, icara ubanze utuze, nuba muzima uzakora imirimo nk'abandi. Ariko icyo kintu sincyumve, ese nzabaho nakora? Nzabaho nicaye nk'ikimuga kandi mfite amaguru mfite n'amaboko? Nkumva ibyo bintu ntago ndi kubyiyumvisha, iyo shusho ngumva ntago ndi kuyikurura. Ariko byageze aho ngaho biremera da, byaremeye. Buriya no kwirarana, nize kwirarana 2025, atari uko wenda icyumba cyo kuraramo nkibuze. Iyo ndi kuvuga Imana cyangwa ndi kuvuga ubuhamya bwanjye nta soni bintera, kuko nzi igisebe, ahantu igisebe cyavuye ndahazi. Imana yaranyomoye. Impamvu naranaga n'abantu rero nta yindi, nuko kuremba buri mwanya. Ntago uburwayi buteguza, ntago kuremba biteguza. Utari kumwe n'umuntu ku buriri ukaremba, bashaka gusanga wapfuye. Ariko icyo gihe izo ngaruka zose zari ku nkingi, kwari nko kunkingira. Mama navuga yuko dusezeranye kurarana uyu mwaka wa 2025 mbonye ubuzima kugeza muri mwaka wa 2026. Ariko kuva 2009 kuzamura wumve yuko ndi inkumi, ndi mukuru, ariko sinshaka kurarana, sinshaka kwirarana, ahubwo ndarana n'undi muntu. Hari ikintu kimwe kijya kinkora ku mutima. Mama yakundaga kumpangayikira cyane pe, umubyeyi uhangayikira abana be. Yabaga agiye nko ku muhanda ansize, akavuga ati musize utameze neza, ariko nawe akagenda umutima utari hamwe, akavuga ati ari uwo nsize mu rugo utameze neza. Ariko ikintu yambwiraga ni ijambo rimwe ntazibagirwa kandi ringuma mu mutima. Namwe ati nubwo nkusize ariko komeza uryame ku buriri, ntugire ahantu ujya, utaza kugira ikibazo nahari. Ibyo rero mama nabyo ndabimushimira, kuko ntago yabaye umubyeyi gito, ahubwo yabaye umubyeyi w'intwari. Ibyo ndabimushimira. Rero kuba uri umukobwa mukuru ugakurira muri ubwo buzima nko gukontororwa nk'umwana w'uruhinja, urimo urakontororwa nk'umwana w'uruhinja, uri kujyanwa, uri gukontororwa hirya no hino. Nta muntu bitababaza, namwe muri abantu, nawe bitababaza, nawe byakubabaza kurura ubwo buzima wumva urimo urakontororwa, kandi uri umwana, uri mukuru, ntago uri umwana w'uruhinja. Ntago ndi uyu mwana mutoya, ahubwo ngiye ndi gukontororwa kandi ndi inkumi. Ndabona mfite amaboko, ndabona mfite amaguru, ariko ejo ibintu birahinduka. Uyu munsi ndi muzima, ejo ibintu bihinduke. Urumva yuko iyo sura kuyihoramo ni ibintu by'agahinda. Nageze aho ndavuga ati rero ubuzima bwanjye nubwo kubaho mbabaye. Mbivuga ndi kumwe na Jane. Arangije arambwira ati ngiye ubuzima bwawe nubwo kubaho wishimye. Icyo gihe ndabyuka ko twaranabipfuye. Nkajya mugateka nkubwire Jane, ntago ngiye ntinya urupfu. N'ubu urupfu ruje narwakira. Aba ati mu izina rya Yesu ngiye urupfu ndarwangana n'ubwo ugomba gupfa. Amagambo yawe njya nyibuka yose nkayakurura, ntago neze kuyibagirwa. Ariko Imana yo mu ijuru izakwitura ibigukwiriye, kuko ntago yigeze ncinege. Nawe nusi uko atabonaga mbabaye, nawe yabonaga uburibwe ndimo, ariko ntago yabaye muri babandi bagiye wenda bagacika intege bakamvaho, ahubwo we yakomezeje nanjye urugendo. Mu bantu bishimiye uyu munsi bakanezerwa, aza ku mwanya wa mbere, kuko twakomezanyije urugendo, n'ubu turacyari kumwe. Bya bindi byose yakomezaga kunyaturiraho ubu nabigezeho kubera Imana. Ku bantu rero bibaza ubuhamya bwanjye, se uriya ni wa wundi, ibyo byo niko kuri ni njyewe. Mama Elvine ugenda utumike ati ni njyewe. Ugenda ubabwira ati ni njyewe, genda ubuhamya ni bwigendera. Imana umuririmbyi niwe waririmbye ngo ndi ubuhamya bugenda, ngo kandi ndashima. Nanjye rero ndi ubuhamya bugenda kandi ndashima. Ari mama nawe ntubyemera ko ndi ubuhamya bugenda? Shemusa ntubyemera ko ndi ubuhamya bugenda? Jane subyemera ko ndi ubuhamya bugenda? Impamvu nanze abangabaho urugero nuko bazi story yanjye, nuko bambonaga. Ndi ubuhamya bugenda rero. Nukuri Imana ndayishimiye, ijye yumva ko nyishimye, hose nzayishima kandi nzakomeza nyivuge. Ntekereza yuko aho uri Shemusa nawe wicara ugashima Imana kandi ukanezerwa, ukabishimira Imana, ukavuga uti uyu ni wa wundi twahoraga turi kuririra. Reba umuntu w'umukobwa aje kugusura mugenzi wawe, ariko ntiwemerewe kumuherekeza kugira ngo utagirira ikibazo mu nzira.
ubwo urumva icyo gikomere, uri mu nzu ufite amaguru ufite amaboko ariko ntubyemerewe. Ariko ikintu nshimiye Imana ni uko Imana yasohoje inzozi zanjye, ni uko Imana yasohoje kwifuza kwanjye, nabaye mu bantu. Yaba ntari muzima ntabwo mba mbicayemo, nta nubwo nari kubamenya, ntabwo nari kubamenya. Ariko nshimye Imana yabikoze, nshimye Imana iteturura mu gihe nyacyo ikatugirira neza. Iyi myaka 2 rero ishize ndumva nabohotse kuri tariki 30 z'ukwa gatandatu 2024, nibwo ibintu by'ubuzima natangiye kugenda mbyinjiramo gake gake, ntangira kwiga isi kuntu imeze, aribwo inda yanjye yari ibyimbye, aribwo mu maso yanjye yari habyimbye, ariko byose Imana ibikuriraho ku tariki 30 z'ukwa gatandatu. Nibwo Imana iranteranya yongera kundemera ingingo nzima, irangije iransana. Ubu urabona yuko ndabyibushye, ntago nyinanutse nka mbere. Imana rero yabikoreye kwibahesha. Ni ukuri pe, ibyo nabyo ndabishimira Imana cyane cyane. Abo nashimira abo ni benshi, mwebwe mashimiye muri hano n'abandi bari impande zitandukanye. Si Jane ntago ari nka Shemusa gusa, hari n'abandi bambaye iruhande, ntago ari mwenyine mwambaye iruhande, nabo bambaye iruhande, n'abavandimwe bambaye hafi, mva n'abansengeye bambaye hafi, n'umubyeyi nkunda cyane Pastor Julienne nawe yambaye hafi. Amajuru yandaye hansengera, ntago nawe nteze kuyibagirwa, buri kintu cyankoze ku mutima ntago nyanyibagirwa. Nabyo rero nawe ndabimushimira, yabaye intwari, kandi nawe yari kumbona akabona ndi muzima, abishimira Imana. Kuko byose tubikesha iki? Tubikesha Imana, ntago tubikesha umuntu, ahubwo tubikesha iki? Ya Mana twasenze ikatwumva. Ibyo rero nibyo njya nkunda kuvuga ngo inzira z'Imana ntawamenya uko zingana. Imana ica inzira ahantu hatagaragara, ikagira ute ikahaca inzira. Kuko yaciye inzira ahantu hatagaragara, nta muntu wabonaga intambuko, nta muntu wabonaga aho nzatambukira ndi gukira. Ariko Imana yo yari ifite inzira, ati umva isaha iyi ngiyi, igihe n'iki ngiki nzakugira neza, kandi nzakwicaza muri groupe y'abavandimwe, nzakwicaza muri Elvine Foundation, inshuti zawe zizabibona ko nakoze kandi ndi Imana. Bujya gukorera Imana, reka mbabwire, mujye mwubaha Imana. Ubu no gukira kwanjye mbikesha n'amasengesho ya papa. Papa yakundaga Imana, yakundaga gusenga cyane, akunda kunshyira mu biganza by'Imana. N'ayo masengesho ya papa nayo yagize umumaro pe. Ibyo nabyo mbishimiye Imana, ko nanavukiye no mu muryango wemera Imana kandi uyikunda uyizera. Rero muri make ubuhamya bwanjye ni burebure, mbamona nzajya ngenda mutanga mu bice bice, nkagenda muvuga mu bice bice. Ariko ikinejeje cyane ni imyaka 2, ariko nkaba nyine nejejwe nayo mwese muteranye ku bwanjye, ari mwebwe muvuze ati iki kintu munkoze ku mutima pe. Musanzwe munkora ku mutima, ariko noneho uyu munsi birikubye. Musanzwe munkora ku mutima, ariko noneho uyu munsi ho byikubye pe, byikubye cyane. Mu bintu ntatekerezaga ntago byari birimo. Ariko mwumve ko mbakunda, nshimye n'Imana yamuje namwe, nshimye Imana yasoje inzozi zanjye. Kumwe najyaga nifuza ati se nzaba mu bantu, mama nkuko wabimbwiraga ngo uzaba mu bantu, narabibonye. Urabona ko mbicayemo. Nukuri mbicayemo ndabishimira Imana. Imana ibishimirwe pe. Ikindi kintu navuga nishimiye Imana ni umwaka wa 2025 mu mpera, nibwo bwa mbere nari ndashe umwaka ndi mu rusengero. Kiriya kintu sinzakibagirwa. Mama nawe aranezererwa icyo gihe, yarishimye, aravuga ati mwana wanjye genda ujye kuyisenga, ugende uyishime. Narabyinnye, narayihimbaje, umva naraye ijoro ryose nkanuye ndimo ndabyinira Imana. Umwaka tuwurasa ndi kureba. Ariko 2023 ndabyibuka, umwaka nawo urasiye ndi muri sonde na serum. Ibyo ntago nzabyibagirwa nabyo, ni ibintu byankomye mu mutwe. Ariko ibyo ngibyo biberaho kugira ngo bamwe bige. Isomo nge nakuyemo muri buno buzima, turacyari batoya, ariko ntihakagire umuntu ujya wirata umubiri, kuko umubiri uhinduka mu kanya gato nk'ako guhumya. Nubona mugenzi wawe ababaye, we kumutererana, wabwo genda umwegere,
umube hafi, nyamara wa munsi natabarwa azahindukira gushimira. Iyo uyu nguyu abo inshuti mbi yari kuba yaramvuye hakigendera, kuko hari abantu tuziranye bacitse intege ndababura pe, ariko kuko yakomeje iyo nzira agakomeza akagendana nanjye, ubu twicaranye no mu byiza no mu byishimo. Rero niyo mpamvu nababwira, kuko reka mushimire pe, urabikwiye kugushimira, kuko ni ukuri uri intwari pe, kandi urabizi ko nawe wambaye hafi, ibyo urabizi. Ibyo rero ndabigushimira. Icyo nababwira mwebwe muteraniye hano, umubiri urahinduka, kuko uyu njya nkunda kuvuga ngo uyu mubiri ni igipapuro. Uyu mubiri ni igipapuro, uhinduka mu kanya gato nk'ako guhumya. Ntuzagira umuntu ukwirataho, kandi nawe ntuzagira umuntu wirataho. Uyu mutima w'urukundo mufite, uyu mutima ntugasibangane, twese dufite. Numva yuko wakomeza kwaguka, ndetse tukabera n'abandi urugero. Ni ukuri twabera abandi urugero, twabera intangarugero, tugahumurizanya. Niba umuntu ababaye tukagenda tukamuhumuriza, twe kumutera utwatsi. Kugenda ukirata ati mfite umubiri, mfite ibintu nta kintu bimaze. Uri kubabazwa n'umubiri, nyamara ejo bundi bizaguhinduka. Nibiguhinduka, ba bandi bose wihenuyeho ntabwo uzabona. Ariko nushika ukavuga ati ndi kumwe n'abantu, uyu muntu ntabwo nkwiye kumuterera, nabwo nkwiye kumwegera nkamuhumuriza, nyamara wa munsi nakira, ntabwo uzamuva mu mutima. Azahora kwirata, azahora avuga ati mfite inshuti nziza, kandi mfite inshuti yagendanye nanjye. Mu buzima rero twige kubana n'abantu. Ubu uciriritse, ubu umeze nabi, wiga kubana nawe, kuko imbere ntabwo hazwi n'Imana. Umuntu nakuvumira agatoki ku kandi uvuga ati imbere yanjye ntabwo hazwi na Yesu. Imana yandemye niyo ihazi, nanjye imbere yanjye ntabwo nari mazi, kandi nanone nizeye yuko imbere noneho ni heza cyane. Hari ibindi birori bizaza bize biri mufiririzo, haza amashimwe menshi afatika. Shemusa ndagushimiye, uri inshuti nziza, ndagushimiye nubwo wagiye kwitsimba ntabwo mbishaka. Wagiye kwitsimba ngwino hano. Ndagushimiye nawe, uri inshuti nziza. Imana iguha umugisha mwinshi itagabanyije. Imana iguha umugisha. Hari ibyo tuziranyeho, urabizi. Umutima wanjye waratengushye, urampumuriza, mbwira amagambo y'inkomezi. Ndabyibuka ko telefone zitavaga ku murongo, nawe uhora umumagara umbaza umeze ute, mbese yarabaye umeze ute. Ndabigushimiye rero. Imana iguha umugisha. Ntabwo wabaye muri ba bandi bagenda bagatera umuntu utwatsi, ahubwo nawe wandwaniye ishyaka. Ndabigushimiye. Imana iguha umugisha itagabanyije, kandi wumve yuko nkukunda. Iyi rero ni bya bindi wajyaga umbwira ngo uzabona inshuti, nabyo nzi ko wabimbwiraga. Iyi rero ni groupe Imana yanyinjijemo, ni abavandimwe Imana yamaye. Urumva, ibyo rero ni ya masengesho twagera gute, twasabaga Imana dusengera. Imana iguhereza umugisha, kandi rezi na babandi bose imigisha, abadusengeye bose, abadusabiraga bose, Imana ibahereza imigisha myinshi itagabanyije. Wira nawe ni inshuti yanjye, twarabanye, twarakuranye, mu bibi no mu byiza twabicanyemo, ariko ntabwo yigeze mba kure, ahubwo nawe yanejejwe nuko nakize, anezezwa no kubona ndi kugenda. Niba ni ikintu cyamunejeje, ni ukubona ndi kugenda, kuko ntabwo we ikintu cyamubazaga yababazwa no kumbona ndi mu bwigunge. Icyo cyo nzi ko cyakundaga kumukora ku mutima, ariko ndabyibuka cyumva ko ndi kugenda yabonye. Icyo gihe wari ubonye ifoto, ntabwo nzabyibagirwa. Uhita umamagara ambwira usigaye ugenda, bati cyane rwose, nzabyemera nakwiboneye. Ariko igihe kiragera aranyibonera koko, ashima Imana. Ibyo rero nta kindi tubikesha Imana, nta kindi mbikesha. Gutonya ku ruhu, Imana ikongera ikarusana. Kubyimba uruhu nkagenda nkahombana nkamera nka baro, Imana ikongera ikangarurira ubuzima. Ni Imana mbikesha, nta yindi pe. Iyo ni Imana mbikesha. Mama wanjye yahaguruka nkamuhobera nawe.
mubyeyi rero impamvu muhagurukije ndi bucura bwe, ndi imfura ye byose. Ubu twarabanye cyane, abavandimwe babaga bari ku mashuri ariko turabana. Ariko hari ijambo yajyaga akunda kumbwira rimwe naryo nazibagirwa, ngo ariko igihe kizagera wishime. Kuki wumva yuko utazishima? Igihe kizagera wishime. None iryo jambo tugakunda kuripfa. Njye ntabwo kwishima ntabwo nabikururaga. Yarimbwira none njye nkarakara, ati se nzishima binyuze he? Ati nyamara uzagera aho wishime. Iryo jambo agahora arimbwira. Nshimiye mama wanjye ko yambaye hafi. Mama iyi myaka 2 itambutsemo mbaye muzima, twese tujya twicara, urabizi ko twicara tukavuga ati Imana ishimwe. Umutima mama ntabwo wahoraga hamwe, wahoraga umpangayikiye. Uko bwije uko bukeye mama yahoraga ampangayikiye, avuga ati umwana wanjye, guhangayikira umubyeyi agahangayikira umwana we. Ariko noneho ngiye nyeretse urukundo ruhambaye. Ntabwo yigeze anererana, ahubwo yahoraga angira inama ati tware guke kugira ngo utagira iki kibazo. Mbese ukabona umutima we ntabwo uri hamwe, ahubwo uri kuri ngewe. Ariko ikintu kinejeje nshimira Imana nuko ubu ngubu nagenda hehe, najya Kimisagara, najya mu Gatsata, aba yirekuye yumva nta kibazo. Arirekura, yakumva nagiye Nyamirambo, yakumva aho natemberera hose ntago ashobora kugira impungenge na gato. Ibyo rero ni ishimwe rikomeye, kuko impamvu mbivuze nuko niyo najyaga ku muhanda Kiruhura, ndabyibuka tukihatuye, mama yasigaraga afite ubwoba. Telefone ubwo naga ndi kumwe n'umuntu, telefone agahamagara umuntu, ameze ute? Ameze neza. Timwagize vuba mugataha mukava ku muhanda, atarwarira ku muhanda, agahora n'icyo gishyika. Ariko ubu ngubu noneho ndisanzura, Nyamirambo maze kuyimenya, Abatsinda ndayimenya. Hari umuntu umwe wari warambwiye ngo ese hari ahantu uzi nkirwaye? Ati nuhe mujyi uzi ubundi? Ikintu namusije namuga ati umujyi nzi ni CHK, nta handi nzi. Ahandi hantu nzi ni ibitaro rwose, nibyo niyizi. None nkubeshye ko nta handi hantu nzi. Nize amashuri menshi, ndagenda njya mu bigo, nkagenda nkacikisha, ariko mama wanjye ntabwo yigeze acika intege zo kundihira amashuri. Nubwo navuga ku kigo kimwe bakambwira ati mugere muvuze umwana, nkabwira mama ati mama ndashaka kongera kujya kwiga. Yarongera akagira utakabatireka muhereza uburenganzira bwe, agende yongera ajye kugerageza andi mahirwe. Mushimira banshakiye abarimu mu rugo baranyigisha. Bora uko mbona nize gitari mu rugo biranga, umwarimu aragera aravuga ati biranze kubera kurwara, nkongera ngasubiramo, nkongera ngagira ute. Urumva niba wize amezi 2 cyangwa ibyumweru 2 ukabura rwaye, urumva kuntu umwanzi yandwanyije. Ugiye nize Kigali Reading, ndahava mamaze ibyumweru 2, amafaranga ntatanzwe abarataka. Ari umubyeyi ucika intege ari kwita byihorera, vuga ati reka ibyo urimo ni ibiki, nshaka n'ikindi kigo. Navuga ati mama reka njye hari ahantu, ati gerageza ujyeyo. Ndahajya, naho ndarwara, ntiyacika intege, ati base munshakira umwarimu mu rugo nige mu rugo. Baramuzana akajya nyigishiriza mu rugo. Ariko bigeze aho ngaho noneho biranga. Ariko kuko ari umubyeyi mwiza ntago yigeze yinangira cyangwa yange kugira ute, kugira iryo shyaka n'umwete. Ubu rero turi hano niwe tubana hano mu rugo. Yaba abavandimwe tubana hano mu rugo nawe mwababonye. Ariko impamvu mushimiye kuko ari umubyeyi, n'abavandimwe nabo ntago bigeze banererana, bandwaniye ishyaka. Ibyo rero mbishimiye Imana. Nshimiye Imana ko yamaye umubyeyi nkunda, nshimiye Imana ko yamaye umubyeyi ntetesha. Ntago nabura kubivuga kuko mama wanjye aranetesha, aranshimisha, kireka icyo nashaka, icyo afite rwose arakima. Mama ndagushimiye, uri umubyeyi w'intwari kandi wakoze kundera neza. Aha ngeze nimbikesha wowe. Nshimye Imana yatumye umbyara. Numva rero nta kindi narenza kuri ibi ngibi. Ku bantu batari bazi, mama nuriya niwe mubyeyi wandeze, niwe mubyeyi warwanya urugamba arunyuramo, ariko ubu ngubu yageze ku ntsinzi. Nta kindi naka gasazi Zawadi. Sinavamo nashimiye aka gasazi Zawadi. Zawadi tumenyanye mu gihe gitoya, ariko yambereye inshuti nziza pe. Nawe yarahatirije pe mu rukundo rwanjye nawe. Urabizi yuko nyine ngiye kuvuga nta Shemusa arabizi na Jane, kuvuga ntago ari ibintu byanjye. Ariko uyu mukobwa yarahatirije, arahatiriza akajya nyandikira ndiranje si umuntu ntamenyereye kari gushaka kunyenza biragenda ute. Ariko birangira ageze ku ntsinzi. Ubu noneho umva mbese n'ubusazi, arantinyura akanyereka ibintu amaze kungizaho nyine ni byinshi. Anyereka ko ibintu ntago mbese ari ukugira ute, ntago ari ukumukunda cyane kubarenza, ahubwo mukundira ibintu akora.
Zawadi agira umutima mwiza pe, agira umutima w'urukundo, kandi nshimiye n'Imana rya sengesho twasenze ko ejo Imana yaguhaye perimi. Mbishimiye Imana. Ni ukuri mbishimiye Imana. Uri shoferi ntabwo tuzongera kujya twitwara tugufite, ariko nabakorera Imana uzakorwa n'isoni. Uyu mukobwa akorera Imana, uyu mukobwa agira urukundo, ni ukuri agira umurava pe, mu kintu cyose akora agira umurava. Hari umuntu nakubwiraga ngo mujya kuguhana umutima, ngira ngo wamubonye. Uyu ni Jane nakubwiraga ati mufite karagiteri zimeze kimwe, niko na uyu rero nawe umva ufite karagiteri zitandukanye n'iz'abandi bantu. Burya umuntu uhatiriza ngo mukundane wowe uri kugenda umukwepa umwangira, kandi ari umukobwa mugenzi wawe yakwigendera akavuga ati ibyo ngibyo ntabwo mbishaka, ibyo ni uburenganzira bwe, nashaka nkore cyangwa nashaka byihorere. Ariko ntabwo yigeze acika intege. Ndabigushimiye. Anniversaire warantunguye, wankoreye surprise, ndabigushimiye. Umva uracyanungura n'uyu munsi wongeye kuntungura mu gukoranye n'umubyeyi wacu wa Melvine, nawe ndamushimiye. Nawe ariko ntabwo ngushimira wicaye. Uyu nawe ni umubyeyi wacu, ndamukunda cyane. Mu gihe gito kitari kinini tumenyanye, ariko nawe ni box ajya ampumuriza, akambwira amagambo y'ihumure, akankomeza, akanyereka kuntu imbere ari heza. Umva nta kintu umushinja pe. Imana iguha umugisha, yamuje n'umubyeyi mwiza w'umumaro. Urampumuriza, ari amagambo yawe yose ankora ku mutima. Uhora unyereka yuko imbere ari heza, kandi koko ndi kubibona ko imbere ari heza. Ibyo umbwira byose ndi kubirebesha amaso. Musabiye umugisha utagabanyije, warambonye, urankunda, nyakirana ubwuzu. Ndabigushimiye pe, kandi nshimiye n'Imana yashyizeho iriya groupe Elvine Foundation, kuko negiriyemo umugisha. Nabonye abantu banyereka urukundo pe, ntanatekerezaga. Rero ukomeza utubere umubyeyi, turagukunda. Uri umubyeyi w'intwari. Muri make rero nibyo navuga, mvuze bwakira bugacya, ahubwo ikiriho ni ukubyinira Imana tukayishima kubw'uyu munsi. Amen. Ari abana nzi rwose, iyo bashonje nta kivamo, na Kirezi wagira ngo ntabwo ahari, banguraniye. Rero twebwe iyo turi kumwe turangwa n'urukundo n'umunezero, nibyo bitunezeza. Rero dushimye Imana kubw'imirimo itangaje yakoreye umuvandimwe. Ibaze kuba umwana w'imyaka 9, hari ibintu abataramenya byinshi cyane. Rero kuva ufite imyaka 9 ukabaho mu buzima bwo kurwara, ngaho Dina yigeze arwara ikibyimba cyo mu bwonko, wenda nuko atabivuze, baramubaga, bamubaze ajya muri koma. Agiye muri koma, yongeye kugaruka, ibintu byose yarabyibagiwe. Ariko kuko Imana ikora imirimo itangaje, yarakoze kugira ngo uyu mwanya tube turi kumwe na Dina. Wenda agiye abivuga bamwe ntimwabyumva, ariko nk'uko yabivuze, uyu mubiri urababaza ndetse uranaryana. Ngiye narwayeho amezi 2, ariko muri ayo mezi 2 umubiri warandiye, nkajya mbwira Imana wampaye byibura iminota 5 nkagira gute, nkasinzira. Rero dushimye Imana kubw'ibyo yakoze, dushimye Imana kubw'ibyo ngibyo yakoze. Reka wenda ibiganiro tube tubisubikiye ahangaha. Ndabona abantu urugendo bakoze bashonje, nta nubwo barimo kumva. Ikikwereka ko banashonje nta nubwo banasenze, ariko Dina ndakeka yabisengeye. Mwabisengeye? Okay. Niba mwabisengeye rero ndabazi iyo bashonje mpita mbibona. Rero ndumva nabaye umusangwa, mama si wanyakire nk'umwana. Yego. Rero kuba mama yanyakire nk'umwana nabaye umusangwa, reka mbabwire ngo ni karibu. Ndabona na hari ko byagenda kose ari ameza na yacu. Sibyo ra? Dina sa yacu? Na yacu. Rero reka rwose twerekeze hariya bateguye, ariko umubyeyi wacu niwe uri kuko abo kubahwa bubahwe. Nubwo ari we nyiri rugo, ariko tugomba kumubaha. Niwe uri budutangirire, tukerekeza ku byo kurya tukarya, hanyuma twamara kurya tukongera tukagaruka, tugatanga impano, tukabyina, tugafata n'umwanya wo kwifotoza,
tukagira gute tugasoza. Sawa rero ni karibu ku meza, mama watwegerera ameza n'abandi bagakurikiraho. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Okay, murakoze. Dushimiye mbere ya byose famiye y'ahangaha, umubyeyi wacu ari udukuriye. Mami, turagushimiye. Iyo utatwemerera ntago twari kwinjira ahangaha. Rero kuba watwakiriye ni ukuri, ngwino nguhobere mubyeyi. Imana iguha umugisha cyane. Twese turahari nk'abana bawe. Ubu umuryango umaze kwaguka, ntabwo ari Dina muri kumwe, twese ubu turi abakobwa bawe. Turagushimiye, Imana iguha umugisha. Rero nshimiye buri muntu wese twabanye ahangaha, bakobwa beza muri Elvine Foundation Group. Umugeni nawe turakwakiriye. Impamvu ubona aba bakobwa basa neza ni imirimo myiza dukora. Dusura abarwayi, ntago turobanura, kuko iyo tugiye kwa muganga ntago tuba tuzi ngo tuzasanga yondi. N'ubu turi gutegura icyo gikorwa. Dufite gahunda yo kwerekeza i Masaka ku itariki 12 z'ukwa karindwi. Mwari muzi ko ari 5, ariko twabyimeye kubera ko Elvine azakora exeta, azatangira kuri 7. Urumva ntago twava i Masaka ku cyumweru ngo ajye mu kizamini. Rero n'abandi bose nawe turagushimiye, Imana iguha umugisha. Mwe mwese mwabaye hafi ya Dina, Imana ibaha umugisha, kuko iyo turi mu burwayi niho tubona inshuti. Umuntu nugira ikibazo akakunambaho akakugumaho uri mu kigeragezo, uwo muntu ntuzigere kumutakaza. Turi mu isaho Satana turasa imyambi, abantu barakosa, ariko umuntu wabanye nawe mu kibazo nubona agukoshereje, uzibuke cyagiye cy'umubabaro mwagize gute, mwagendanye, ntuzemere gutakaza inshuti mwabanye. Rero mwe mwese mwabanye natwe, Imana ibaha umugisha. Byose mwigomwe, Uwiteka abakubire 770, abagurira imbago, ahira imirimo y'amaboko yanyu. Kuza mwatanze amafaranga, champagne n'ibindi byose mwakoze na amafaranga. Data abaha amafaranga y'ubwoko bwose. Ego, Data abaha amafaranga y'ubwoko bwose, kuko isi nibiyuzuye n'ibyo Uwiteka. Konte zanyu Uwiteka azishyiraho amafaranga, kandi uko mwanejeje Dina akanezerwa, uko mwamutunguye namwe Imana ibatungure iciye mu mpande enye z'isi. Imana ibaha umugisha mwinshi cyane. Rero reka nkuko twatangije isengesho, twongere duhaguruke dusoze dusenga Imana. Mwese muhaguruke, kuko Imana niyo kubahwa. Pardon, reka duhe mami nawe avuga ijambo. Mwiriwe neza. Nukuri nanjye nishimye cyane. Ndabashimiye cyane kubyo igikorwa mwakoze mukitanga kababona hano. Nukuri nishimye cyane. Imana ikomeze ibagure, ntimuzacikemo igikuba. Nkanjye nk'umubyeyi nicyo mbifurije. Nukuri mwakoze cyane, Imana ibaha imigisha myinshi. Mami ngaho dusengere. Mama tinye gusenga. Sawa, reka dusoze n'isengesho. Ngaho nawe ngwino dusuhuze. Reka nawe dusuhuze, nubwo asanze turi gusatira umusozo, ariko ngo abaje mbere n'abaje nyuma bose bagabanye umugisha. Nawe reka ndabone umugisha wo gusoza. Haleluya. Haleluya. Mbanje gushima Imana ko ngeze hano, nanabasaba imbabazi munyihanganire. Nabyutse nzi ko ndi buze kare nka 3:00 numvaga ndaba naje, ariko nahuye n'ikibazo biba ngombwa ko njya gukosoza igitabo ku ishuri, birangira nenze. Ubu ngubu nibwo narenje, ariko shimye Imana ko mwahageze. Nshimye Imana ku bwa Dina. Imana mba numva nge byandenze, ariko nshimye Imana ku bwa byose. Rero natinze, kansubiza umwanya wahumaye. Urakoze cyane. Ndabakunda mwese, ndabakunda. Nanjye mwaransuye, aba bana baransuye ku itariki 10 z'ukwezi kwa 5. Ntago njya mbyibagirwa. Yego, ntago njya mbyibagirwa. Umutima wanjye urazirikana, nge ngira umutima uzirikana.
mwankoreye neza, muzabona ko mutibeshye kuba mwarankunze mukanabinyereka. Umutima uzirikana ndawufite, ndabizi, ndabazirikana kandi nzi neza yuko mu gihe nkiri muri ubu buzima aho muzankenera hose ndahari, kandi uko nzashobozwa nzabarwanirira ishyaka, kandi nzi ko Imana izanshyigikira. Kadusenga Imana. Mana, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, urera kandi urakiranuka, uri Imana igira neza, uri Data twese mwiza. Tugushimiye ineza yawe, tugushimiye urukundo rwawe, watangiranye natwe usozanyije natwe. Tugushimiye ko nta gikuba cyacitse hagati muri twe, wamanuye ingabo z'abamarayika zikatugota. Habwa icyubahiro. Twariye, twanyweye, twanezerewe, imitima yacu iranezerewe. Reka Data twese, buri muntu wese wageze aha ngaha, wagize uruhare muri uyu murimo kugira ngo Dina anezerwe, nawe umunezeze. Reka buri muntu wese wateye intambwe akaza kunezeza umwana wawe, nawe ugere mu macumbi yabo. Buri muntu wese uko akwifuza, ugire igitangaza umuremera kinezeza umutima we, nawe abone ko yakoze umurimo w'urukundo. Rero turatuje, wowe ntutuze, turacecetse, wowe ntuceceke. Mwami Imana, tugiye gutandukana mu buryo bw'umubiri, ariko mu buryo bw'umwuka dukomeze guhurira iwawe. Abagenda na moto uturinde, abagenda na bisi ubarinde, abasigara muri iri cumbi nabo ubarinde. Mwami, urinde imiryango yacu aho iherereye hose, ubwo turi bugere ku macumbi yacu amahoro. Turagushima. Ngaho rero komeza uganze kandi utegeke, komeze kubana natwe muri byose. Ikiruta byose ukomeze kuturindira ubugingo. Mwami Imana, ikiruta byose uzaduhe iherezo ryiza, uzaduhe kuba muri cya gihugu aho batababara, aho batarira, aho badahura n'intambara. Uzaduhe kubana nawe ingoma ibihumbi. Urakoze kuri Imana igira neza, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti tubisabye twizeye, amen.